twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Reka twizere ko mumeze neza. Trezor, amahoro. Amahoro. Turi kuwa kane. Weekend bite? Ntabwo nkibimenya kubera iki? Umuhora hormuzi turi gupezanya byinshi. Kera abantu bakundaga kumbwira ngo weekend bite, nanjye nkavuga ntago nkiyimenya. Ariko byaje guca. Nsigaye nyimenya pe. Impamvu nsigaye nyimenya nuko mba nibuka umunsi wo kujya gukora gasiporo pe sinkubeshye. Ibyo byo nibyo. Niko konyine kanyibutsa ko wenda weekend yageze ndeba ku rubuga rwa WhatsApp rwabo dukorana siporo nkabona iriho. Hari ikinyamakuru cyenda gufungwa. Cyenda gufungwa muri Leta Zunze za Amerika. Nanjye zana mu Rwanda. Cyavuze ngo Trump ngo hari umuganga wamugiriye inama. Urumva? Ngo ashake uburyo agabanya ibiro. Kuko ngo uko ameze ubu ntabwo afite access ku bugabo bwe. Ntabwo ari kubona. Abaganga ntabwo ari abantu biza. Ubwo yavuze iki ariko cyangwa ni translation yabaye nabi context na substance. Ngo Donald Trump afite ibiro byinshi ku buryo abaganga bari kumugira inama nyine ngo abigabanye. Urabizi ko afite n'uburwayi bwo kudatembera neza kw'amaraso. Bituma ibirenge bye akenshi amaguru ye kugera no mu birenge. Yagiye kuvuga ngo ibiguru ariko I'm very sorry ntabwo ari byo napanze kuvuga. Kuko uwari we wese iyo utangiye kugoragoza icyari ukuguru kigahinduka ikiguru cyangwa akaguru ko hari abantu akaguru ko byakunda ariko nyine ajya agira ikintu gituma amaguru ye abyimba bitewe no kutatembera neza kw'amaraso. Rero bari kumubwira bati siporo golf ntabwo igufasha neza, ushake n'indi siporo ukora ushaka uburyo wakongera kubona ubugabo bwawe kuko ngo inda iri kubwegamira kubutsikamira cyane. Sebura n'ibyo abantu bafite inda hari ubwo ishobora gutsikamira ubugabo. Birashoboka. Birashoboka. Muri metabolisme y'umubiri w'umuntu anatomically iyo urya ibinure byinshi ku bagore no ku bagabo aho ibinure by'istoka haratandukanye. Ibinure by'abagore by'istoka ku maboko mbere na mbere, ku mabuno, ku bicece, ariko kunda ni gake. Naho biraza ariko ntabwo ariho bihera. Mu gihe iby'abagabo rero kunda haza mu hambere. Amaripide, amaglycide, toutes sortes de graisse zistoka mbere na mbere kunda mbere yuko bijya handi. Rero kuba iyindi baye nini kandi itanakomeye ntasiga siporo hari igihe yegamira igatwikira igitsina. Ubwo se ya za fonction zepfiriya no gukora imirimo mboneza mu bantu biba bigikunze. Manevre z'umubiri zo ziriyaranje. Ariko urumva ntabwo byaba neza nkanjye ufite agataye presidentiel. Ko mu cyaro. Mukabona mu cyaro nta maglycide nta maripide twibonera udutoki nka twatundi twawarishije ifi n'isamaki. Urabyibuka yego. Dusuhuza umuvandimwe Eliya kuva muri Otokorea. Yego. Trezor, reka tuve muri ibi twateragamo blague tujye muri Republika Demokarasi ya Kongo. Wabonye ko ku munsi nejo bundi ubwo Minisiteri ishinzwe amashuri makuru kaminuza ubushakashatsi n'ubuhanga muri Republika Demokarasi ya Kongo yavugaga iti amashuri makuru yahagenzurwa na AFCM 23 turabihagaritse ibyo bintu. Ntabwo ari kubihagarika kubera ko bitari muri territoire bakontorora. Yego. Ahubwo mu guhagarika finance amafaranga bashyiragayo agiye guhemba
agiye gufasha muri deruruma za activité scolaire zihoraho bayahagaritse. bavugize ko bahagaritse kugeza igihe azatangwa andi mabwiriza ibikorwa by'amasomo muri kaminuza n'amashuri makuru yo mu mijyi ya Goma na Bukavu igenzurwa na FCM 23. babihagaritse completement. Ibyo birasa naho bidatandukanye nuko nari mbivuze, kuko wenda nge nari mbivuze impamvu nari mvuze nuko amasomo atari buze guhagarara. Nkurikije ibyo AFC 23 yatangaje muri uyu ku munsi w'ejo, mu gicamunsi nibwo batangaje ko bababajwe n'icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko barakigaya. Baravuze ngo icyo cyemezo kiri void and nil, ngo biri nil. Niko AFC 23 yavuze. Ibintu biri nil no kuvuga ngo ntacyo bimaze, ariko nta nicyo byafasha. Ariko nanone ntabwo biri bubuze impara gucuranga. Amashuri arakomeza. Bavuze bati désormais twebwe turafinansa activité z'ayo mashuri. None se Kinshasa yabikoze itazi ko yahagaritse banki bakazana ikigega cya Kadeko? Irabizi ibyo byose. None se yarizi ko batazana uburyo bwo finansa ayo mashuri? Nabyo yari byiteze. Ariko abantu nta kintu baziranye na Kinshasa ubundi, kuko ibintu bakora baba bazi ko bikorera yabishobora. Trésor sinshobora guhagarika ko kwishyurira inzu ukodesha, nzi ko bashobora kuyishyurira kandi ugakomeza ukabaho. Nuko wahita ubibona, ariko mu isura ngari turaza kubona ibindi. Mbere na mbere duhereye kuri ibyo ngibyo, iryo tangazo ryavuzweho n'abatari bakeya, kubera ko guhagarika ibikorwa byo kwiga mu mashuri makuru agera kuri 11, amashuri 11, ndetse yemwe banageza aho baravuga bati imishahara y'abakozi bagera kuri 48 twamenye ko bafitanye umubano na AFC 23. Iyo mishahara nayo irahagaze. Ntabwo ari bo ba mbere. Ama activité menshi abitwaga aba fonctionnaire muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abisanze bakorera ibigo bikorera mu bice bigenzurwa na AFC 23. N'ubundi benshi muri bo imishahara yabo yarahagaze. None se bavuga ko abapolisi bari Goma, bari Rucuru, bari Bunagana, wenda niba bari banahari. Abo bo barahunze, ntago bahagumye. Yego. Ariko harabiyemeje kwifatanya. Abo ngabo birumvikana nyine ko imishahara yabo itihagarara. Urumva activité zose, niba hari n'ikigo cyari gishinzwe n'urugero, ikigo gishinzwe gusakaza amazi, ikigo gishinzwe kugira amashanyarazi, ibyitumanaho n'ibindi byose, leta imaze igihe n'ubundi yarabihagaritse. Hari hasigaye amashuri, ibigo nderabuzima by'ubuganga biracyakora, ariko ntabwo abaganga bahembwa na Ntuza na Kinshasa. Simbizi, ntabwo ntekereza ko bahembwa na Kinshasa, kubera ko cyahembwa na Kinshasa. Uribuka ko mu minsi yashize AFCM 23 yashyizeho bariyeri guhera ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Bariyeri z'ibigo cyangwa za zone z'ubuzima, ahagenzurwa nayo ntagenzurwa imipaka, ahashyizweho imipaka mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya Ebola. None se aba bakozi nta tangazo twabonye rimeze nk'iri ngiri. Aba bakozi bakora Goma mu bigo nderabuzima, ayishobora ko imishahara ikomoka Kinshasa? Nubwo yaba kuko niba AFCM 23 irimo iragura imbangukira gutabara mu bice bigenzurwa, iri kuyigura nkande nk'umufatanyabikorwa wa guverinoma. Ibyo ndaza kujya kubicukumbura, ariko nta tangazo ibyo mpagaze. Nta tangazo rero officiel rivuga yuko abakozi bo mu bigo by'ubuzima biri mu bice bigenzurwa na AFC 23 leta ya Kinshasa itandukanye nabo mu by'inshingano zo kubahemba. None se Trezo, aho Ebola yaziye, ubu abantu ntibari ku rwego rwo kugereranya ngo mu bice bigenzurwa na AFC 23 bimeze gutya, mu bice bigenzurwa na leta bimeze gutya. Je présume que bari kuri urwo rwego. Yego. Hanyuma kubera iki bari kuri urwo rwego? Urumva ngiye nicyo ndimo ndashaka ko wenda tugarukaho mu gahe gato, ntitunabitindeho cyane. Ariko mu rwego rw'ubuzima urumva Kinshasa igihemba bari abaganga koko,
kuko abo mu bindi bice bigenzurwa na leta bakora imyigaragambyo. Niba bakora imyigaragambyo kuki abari hari abatayikora? ugize neza kuzana icyo kintu cy'imyigaragambyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahembwa n'abadahembwa urumva hari aho bigera bagasa. Urumva hari aho bigera bagasa. Ntabwo kuba tuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyahemba abaganga bivuze ko buri kwezi babona uwo mushahara. Icyo bivuze nuko kugeza aka kanya mu gihe hataraboneka itangazo ribahagarika ku mirimo cyangwa se ngo bavuge ko iyo mirimo itakirebwa na leta ya Kinshasa. Urumva abo bantu nubwo baba badahembwa baracyabarirwa ko bahembwa. Urumva ku buryo amahoro anagarutse akaboneka bwumvikane n'ibyo kujya kureklama, hari aho bahera bareklama ko batahembwe muri icyo gihe. Ariko abangaba bo muri aya mashuri tuvuga ngo babahagarikiye imishahara, kuva icyo gihe leta yabifasheho umwanzuro ntaho wazajya kurega ngo kubera iki mutampembye, kandi hari itangazo riguhagarika nyine rihagarika ibyo bintu. Niyo diferansi irimo. Ariko se muri Kongo urekramye buri hari icyo byatanga bareklama. Nta hantu wareklama n'ubundi nibyo ndi kukubwira ngo ibigendanye no kuzuza inshingano za leta twumva kenshi ko birimo ibibazo, yaba mu gisirikari yaba mu nzego zose harimo ibibazo. Ariko icyo mpamya neza nuko abakozi ba leta mu nzego z'ubuzima mu bice byose by'igihugu baracyari mu nshingano za leta. Ntabwo byo birahagarara, ariko nabyo ukibona uko bitwaye. None se buriya wavuga ko hari kumenya nta bakiriyo. Ukibona uko bitwaye muri iki kibazo cy'amashuri, wahita utekereza ko n'inzego z'ubuzima nazo bishobora kutazatinda. Naho tuze hehe rero kuri impamvu ibi bintu bikomeye. Mu babivuzeho nabonye harimo na Dr Mukwege, Prix Nobel de la paix. Mukwege yanditse itangazo avuga ko guhindura, kuko iki cyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika finansoma bahaga aya mashuri agera kuri 11 cyaje nyuma yaho hari hashize igihe gitoya AFCM 23 ikuyeho abayobozi muri ibyo bigo by'amashuri makuru, urumva za kaminuza, ishyiraho abandi bayobozi baba responsable ba AFCM 23. No kuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ko baba aba AFCM 23, yashyizeho abayobozi tukuru bayo mashuri. Leta y'Kinshasa rero bibaha ubutumwa ko niba bikomeje kwitwa ko ari bo bahemba abo bayobozi, ntabwo bazahemba abayobozi bashyizweho na AFCM 23. Nabyo rero Denis Mukwege yavugaga, Dr Denis Mukwege avuga ati guhindura byonyine abo bayobozi ugashyiraho abawe ni igikorwa twakwita nk'icyo kwinjirira uburezi bw'igihugu, kandi uburezi nibwo wavuga ngo ni umusingi w'imitekerereze. Niho mu mashuri niho abantu bigishirizwa gukunda igihugu, niho bigishirizwa inshingano zabo nk'abajyagihugu. Ntabwo ari byo biga byonyine, ariko turabizi neza ko winjiye mu burezi bw'igihugu ukavuga ngo ni wowe ugiye kuzajya wigisha abanyeshuri bose b'igihugu, wabashyiramo imitekerereze n'icengezamatwara uko bishaka. Ubwo nayo ngiye guhita nkubwira ingingo enye ziba zikomeye mu gihugu. Hari perezidanse, hari ingabo, hari beneri, ubwo urwego rw'amafaranga. Reka mbyivugire muri uyu kontekste kugira abantu babyumve. Uburezi buza ku mwanya wa 4. Uburezi buza ku mwanya wa 4. Ufite izo ngingo enye mu gihugu, ubundi uba ufite ibintu byose uba bifite mu gihugu. So ubwo rero urwo rwego bazanyemo abo bantu nabo Denis Mukwege gutyo yabivuze. Iyo ufite uburezi nyine ufite uburyo bwo guhindura imitwe y'abantu mu gihugu. Nibyo rero yavugaga ko bidakwiriye, arabikondana, ndetse yemwe anahamagarira abaturage kwihangana. Nibyo ngibyo, uretse ko ni ibintu bishushanya ikindi kintu. Abantu benshi baribaza bati ese niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagaritse cyangwa se iciye ukubiri n'aya mashuri, ubwo ni ukuvuga ngo aya mashuri nayo agiye mu minwe ya AFCM 23. Nubwo bwose watangiye umbaza uti ese AFCM 23 ko n'ubundi isanzwe ifite ubushobozi, ibi bisobanuye iki? Ubushobozi iyo ubufite
bakakongeramo izindi depanse, ishuri rimwe ryonyine bakubwiye ngo deruruma ya akitivite zaryo, yego, ntabwo aba ari ibintu byoroshye. Ni kaminuza turi kuvuga, yego, ntabwo aba ari ibintu byoroshye. Kaminuza ishobora kugira abakozi bagera mu 120 cyangwa se muri 200, sibyo? Abo bantu nibajya kuri payroll yawe, urumva bizagusaba kubanza kujya kureba niba uko bahembwaga ari kuri buze gukomeza kubahemba, sibyo? Cyangwa se ujye kwa adjustinga bitewe n'ubushobozi wari ufite. Ntabwo duhakana ko ubufite, sibyo? Kuko kugeza aka kanya baravuga bati AFCM 23 bitewe na resource naturelle bagenzura n'imisoro bafata, bashobora kwinjiza hagati ya miliyoni 10 na 15. Nibyo nabonye imibare ukoze quick research, utagiye gukora investigation. Ubwo ababizi ukundi ntibavuge ngo baranyomoza, ahubwo banyunganira. Yego, yego, urumva. Ariko bavuga yuko byibuze bafite revenue za miliyoni 10 z'amadolari ku kwezi, urumva. Ayo mafaranga rero uyakuyemo, dufatira urugero teritwari AFCM 23 igenzura, uyirebye neza wasanga ishobora kubiruta u Rwanda, iraruruta dayeri, sibyo? Yego cyane rwose. Teritwari bagenzurira u Rwanda iraruta ibiro vyase. Muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo uriko bikombine. Ingengo y'imari y'igihugu cy'u Rwanda uyigenzuye neza ubu ngo biri mu 7,000 bya miliyoni ibihumbi 7 bya miliyari z'amanyarwanda. Miliyari 7,000 zirenga mu manyarwanda, zirenga. Tuyashyize mu madolari tubona miliyoni n'ubundi ni miliyari nk'esheshatu z'amanyarwanda z'amadolari, sibyo? Yego. Izo miliyari nk'esheshatu z'amadolari uzigabanyije mu mezi 12, sibyo? Uri kumva icyo wabona ni miliyoni magana ngahe. Kanze turebe, ntabwo imibare iri kwihuta. Ufashe miliyari 5. Miliyari 5 nizo zishobora kubyara byibuze miliyari ibihumbi bingahe z'amanyarwanda. Miliyari 5 ukazigabanya, banza urebe amanyarwanda arimo kugira ngo tubone gukomeza. Miliyari 5 z'amadolari ntabwo ikalkulatrice ntabwo byajyamo. Ariko uhereye aho ngaho ugabanya 12 turebe. Uhereye aho ngaho ugabanyije 12 twareba byibuze miliyoni 416 z'amadolari. N'ibihumbi 666 gukomeza ku kwezi. Urumva? Dizoke iyo territoire twavuze ntuza AFCM 23 bakontrola igenzura iruta u Rwanda, ariko wenda nahare ibyanya by'amashyamba n'ibiki byose n'inzego zirimo izagira ntabwo ari byinshi cyane, ntabwo ari byinshi cyane, ariko n'ubundi ibyo basabwa gukora ni byinshi, ku buryo reba mu Rwanda niba twaba dukoresha miliyoni 500, wabonye zingahe? 416 ku kwezi kumwe. Bo binjiza miliyoni 10 ku kwezi z'amadolari, ariko nizo ngizo uri kuvuga na amadolari. Ngaho reba ikinyuranyo kirimo kuri teritwari y'u Rwanda. Iyo ubabwiye ngo umugogoro wose ahantu hose ifaranga rya leta rivi Kinshasa rihagarare, ntabwo wambwira ko AFCM 23 itabyumva nk'umutwaro. Ngewe ntabwo nabyumva nk'umutwaro. Oya, muri financement ni umutwaro. Kuko ahantu bafite n'amabuye bafite, none izo miliyoni 10 bazikura he? Trezo, ahantu bafite n'amabuye bafite, niba hari coordonné neza, yego, akaramuka hashyizwe igihe, mon frère, bikeneye igihe. None se mbabarira umubwiza ukuri, tuvugizanye ukuri. Ubu amezi nkanga hashize uracyumva ijambo rubaye mu mutwe wawe, nuko se hatari coordinated. Rubaya premier producteur du cobalt ku isi, yego, uheruka kuyumva na part de corte.
impamvu utayumva ni uko hari korodone nyine. none se uzi bahacukura gute se, barashyize uburinzi gute, barashyize uburyo bwo ibyo bahakura byose ubwo ni Rubaya yonyine ndi kuvuga ngira ibindi ntago ndi kubivuga. nta kibazo urebye imitungo bice bagenzura ihari, aya mafaranga ni make bayabona. icyo nzi cyo nuko bakeneye igihe, abantu iyo bari kubaka nibo baba bakeneye resource nyinshi, sibyo? bari kubaka imihanda, amapriorite arahari, ibyo bihayemo priorite. Yego, ndahamya n'ubundi ntashidikanya ko inzego zahembwaga na leta ya Kinshasa zose Kinshasa yarahembaga se, leta Kinshasa joga bamara beza 3. none se nabo bajyeho bafata urugero nyine ndi kukubwira izo nzego bashobora kuzibwira ngo leta ya Kinshasa we karinije abagahembaga ibihumbi $100 ku kwezi, ariko ntibiguhe turagwa 30 ariko bijye biza buri kwezi. Urabyemera ntubyemera wowe wahitamo iki? byaba ari byiza, byaba ari byo byiza, ariko icyo mutsimbarayeho nuko ayo mashuri 11 yego leta yakuyemo ingengo y'imari yayo bitari biteganyijwe muri bije ya FCM 23 ni umutwaro. Ariko wenda udakomeye, umva nkubwire njyewe uko nkurikije zino nyeshyamba nazibonye, ntabwo ntekereza ko zitari ziteguye ko iki kintu cyabaho. baba babyiteguye kandi ziba zaranakoze ahead planning. yego, uko mbitekereza njye nibwira ko mu mafaranga zinjizaga niba zari zisigaye zigihemberwa na Kinshasa muri izo domaine nyine Kinshasa ubu yahagaritse, ntekereza ko zaravuze ngo nibitagenda gutya Kinshasa nidakomeza what will we do, kubera ko ibyo byanga bikunda bari barabiteguye. Yego, abantu bashoboye ku establishinga bank, bon bakita ikigega cyitwa Kadeko, kimeze kijua role nk'iya bank central, kigatanga inguzanyo, kikagira udushami, kikagira iki. I think ko aba bantu ba organized kurenza uko abantu babyiteguye. icya mbere cyo ugomba kumenya intention ya Kinshasa yari iyi, nibyo bita faire suffoquer. Yego, to suffocate kubaheza umwuka. urumva uvuga ati mu bibegekeho amafaranga babane make, ibyo bari gushora muri ibi, ibyo bagushora muri iki babisange bagomba kubishora muri ariya mashuri. niba tayashoramo ayo mafaranga, urwo rubyiruko rwose rwigagayo ruratangira ruvuge ngo tubaye victime yuko turi under control of. Yego, bitume bareba AFC nabi. Yego, basigaranye ikindi kibazo kidakemurwa n'amafaranga gusa, reconnaissance au niveau international. urumva ayo mashuri iyo akoze examen biba certifié par l'état de Kinshasa ko iyo diplôme ari diplôme iri légitime. ibyo nabyo baretse gato utaraharenga wenda umabarende kuguca mu ijambo, ariko niba James Swan yaravuye Kinshasa aterewe kashe, yagera Igoma agatererwa kashe, yego, hari ubwo au niveau international ibyo bivuze iki ko kujyana na certification zizo? bara n'abayobozi bakomeye aho yajya hose byagira ni uri legitime kurusha ibyo mwamutereye. legitimite ye ntaga yinginga. urwego James Swan ariho ibyo wamuterera nta gihugu yajyamo babanje kujya gusaba amaviza, niyo yanabikora byari biteganyijwe ko agomba gusaba viza, bakisanga ari aho ngaho bajya kure bakabona ari mu kazi ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, barayimuterera. urumva icyo mbaza reke mubwire, buriya abantu bashobora kukwereka ko bagushyigikiye, ariko ikintu cyitwa amategeko nubwo bwose ngo atubahwa mu ruhando mpuzamahanga, AFCM 23 yo izajuisa quelque privilège kubera ko iri reconnue n'ibihugu runaka ikaba sympathized. Yego, urumva ikagirirwa impuhwe n'ibihugu runaka, ariko ntabwo bivuze ngo abaturage bo mu bice bikontororwa nabo bazagirirwa impuhwe gutyo, ku buryo uzajyana diplome ngo abantu bibuke ko aho hantu ngo hari mu matwara ya M23 ngo kubera yuko ngo wabonye diplome icyo gihe aribo bahagenzura ngo ubwo ngo iremewe. No, ntabwo aricyo bisobanuye. Iki kintu ni ibintu
bigomba kumvikana neza ko harimo umutego ukomeye wa Kinshasa. Kinshasa yabikoze nka strategy yo guteranya abaturage na AFC mu 23. Urumva si abanyeshuri bigayo gusa, abanyeshuri bafite ababyeyi, abo babyeyi nibo bababaye kurusha abanyeshuri, ko ababyeyi nibo babishyurira n'ibiki byose. Baravuga ngo umwana wacu avenir ye yishwe nuko hano hari AFC mu 23. Bagiye kumukereza mu gihe tutanazi. Niyo izo kaminuza zakomeza, abanyeshuri bazagira ubushake bukeya bwo gukomeza kujya kwiga, kuko bazibaza ngo ahazaza ikintu ndi kwigira ko ari igipapuro, yego ubumenyi nzabugira, ariko se diplome yanjye niba ntahizemberwa ndigira iki? Urumva icyo kintu? Hagiye kubaho migration ya education, muri education. Urumva migration scolaire. Turaza kubona abakongomani nabo baje hano za Gisozi kwiga muri kaminuza, kuko ntabwo bazakomeza kwiga muri kaminuza batizeye ko ibyangombwa bazarangizanya bizaba bifite agaciro. Urumva icyo ni kimwe. Ikindi nibyo muri suffocation ya economy bizagira ingaruka byanga bikunda, kubera yuko AFC mu 23 yego ushobora kuvuga ngo ni manevre, ifite manevre uko ibayeho n'iki byose, ariko ntabwo wanyemeza ko urujya n'uruza. Hari reportage nigeze kubona mu minsi yashize, ari kuvuga ukuntu kuba leta ya Kinshasa yarafunze inzira n'imihahiranire hagati y'ibice bigenzurwa na AFC mu 23 ndetse n'ikindi gice gisigaye cya Kongo. Byagize ingaruka no ku bacuruzi bo mu Rwanda, aboherezaga inyama bashoboraga kohereza inka 100 ku munsi, n'urugero amagi, amata n'ibiki byose. Byagera Igoma nabyo ibyasigaraga Igoma ngo byabaga ari nka 20%, ibindi bikomeza bikajya mu bindi bice bikontororwa na leta. Urumva ubwo bucuruzi nabwo bwarakendereye, urujya n'uruza ntabwo rukimeze nk'uko mbere byari bimeze. Cyakoze abakora ubuhinzi, abari barabujijwe ubwinyagamburiro cyangwa se amahwemo n'intambara za hato na hato, abari mu bice bya AFC mu 23 bakubwira ko nabonye Rodrigue Katsuva yagize ikiganiro kuri BNB Kigali FM abivugamo ko abantu baratahutse, batangiye korora, batangiye guhinga, bazi ko bazeza n'ibiki byose. Kizere cyo kirahari, ariko kuba imihahiranire igomba kuba hagati y'ibyo bice n'u Rwanda n'abandi bantu na Uganda, urumva gusa biratandukanye. Iyo economy ntago wambwira ngo izakomeza kuba nkuko yari imeze. Ufite une vaste marché tel que le Congo, birumvikana. Urumva ibi rero nibikomeza iyi suffocation ntabwo wakwemeza ko ishoboka, ariko ni manevre utakwirengagiza ko iri buze kugira ingaruka mu mibereho y'abantu batuye muri ibi bice bigenzurwa na AFC mu 23. Biranajyana no mu kintu ni strategy bamwe bashobora kubona mu mfuruka ebyiri. Ushobora kuvuga uti leta ya Kongo nayo ariko isa nahire ku iki gice ngo kimere nk'ikigenga. Ni nabyo bamwe batekerezaga batese ibi ntibiruganishe ku gutuma FM23 itekereza kugira amashuri yayo, kubera ko hari intambwe zimwe zagiye ziterwa zigaragaza ko bano bagabo bari gukora ibintu. Ari umugabo twakoranaga we yakundaga kuvuga ngo they are there to stay. N'ibimenyetso ariko byabo birabigaragaza. Ntabwo waba uri kwigendera ngo uzi ko aho hantu utazahatinda, ngo ube uri kubaka imihanda y'ibirometero 40 bitwara amamiliyari, ukubaka urugomero, ugashyiraho éclairage public ku mihanda, abapolisi bashya, inzego nshya. Ni ikintu kigaragaza ko hari nk'ibintu byerekana urugendo ruganisha ku kuba haba ahantu higenga mu gihe runaka, kuko urabona ari Kivu y'Amajyaruguru, ari Kivu y'Amajyepfo, biragenda bigaragara ko ibyo ari byo byose ibi bice birimo biragenda
bigaragaza impinduka ndetse n'abaturage barabikubwira, ngira ngo urabibona iyo abanyamakuru bari hari aba basuye barabikubwira bakakubwira bati ugereranyije n'igihe AFC M23 ihayoboreye na leta ubona ko bitandukanye, ari ibintu biri mu ntuze ebyiri zitandukanye. Hari n'abantu batangiye kugaragaza rwose ko ari ikosa leta ya Kinshasa yakoze kuba yafashe kiriya cyemezo. Hari nk'ibi ngibi uyu musenateri yavugaga, ni senateri Muyumba, arimo araburira leta ko yakoze, nanjye vuga ngo yakoze muri soke yakoze amakosa. ni mukunda gukoresha ako kantu. hari umugabo ngo wakoze muri soke yego ngo kera atarakora muri soke ngo muri purize muri soke y'amatara, ni ukuvuga muri rituma ni ahantu itara rihurira ritaragura muri kenkayeri, yego ngiye kuvuga muri busheri amatara yo muri busheri. aravuga rero ko iki cyemezo n'ubundi cyatumye haba impaka, kandi mu bari gutera izo mpaka harimo nyine n'abo mu nteko ishinga amategeko ya kiriya gihugu. Iki cyemezo cyo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani nicyo ya minisiteri wavugaga y'uburezi, ibintu by'ubuhanga n'ibiki, ariko byagiye ku mugaragaro ku itariki ya 26. Ibyo rero ni ibintu dushobora kudatindaho cyane, ariko si we wenyine uri gutekereza bene ibi. Hariho n'abandi bashobora gutinya kubivuga hatoya batiteranya na Kinshasa, banga kugaragara nk'aho ari abasimpatayiza. aravuga se we ko ari iyo mpamvu wenda minisiteri y'uburezi yaba yakoze ikosa, cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yakoze ikosa mu bijyanye no kuba yahagarika. We aravuga muri makeya ati ibibazo mwaba mufitanye n'abantu bayobora hariya ntabwo byakabaye bigira ingaruka zigeze ahangaha ku baturage. Iki kibazo, iki cyemezo kirahana abaturage kurusha abahafashe, kandi bahafashe ku makosa yanyu. Nese ntibyumvikana. Urumva bahafashe ku makosa yanyu, ntabwo ari bo bakwiye guhanirwa intege nkeya zanyu zo kubarinda. Mwananiwe kubarinda, none muri kubakuraho n'ibyo. Yavuze ati impande zishobora kutavuga rumwe ku butegetsi, zikaganira, zigashyira umukono ku masezerano, cyangwa se zigakomeza gutanga amatangazo atandukanye, ariko ejo hazaza h'urubyiruko ntabwo ari ikintu cyo gukinisha. Ariko ku ruhande rumwe ntubabyumvikana. Hari urundi ruhande bitumvikanaho se? Uruhande rutumvikana rwasohoye itangazo ryo kubihagarika. Oya, kuri ibi ngibi Muyumba yavuze. Urumva uruhande rwa Kinshasa yaba rubyumva gutyo, ntabwo rwakabaye rwahagaritse ayo makaminuza n'iki, kubera ko birumvikana. Uyu mugore ariko sanzwe azwiho n'ubundi kutavuga rumwe n'ibitekerezo bya Kinshasa. Aravuga icyemezo cyo guhagarika ibikorwa bya kaminuza muri ibi bice ari ikimenyetso cy'uko bambutse icyo yise Rubicon. Ni ukuvuga ngo umurongo ukomeye utagomba kurengwa, kuko ingaruka z'amakimbirane zageze ku banyeshuri, abarimu ndetse n'urubyiruko muri rusange. Iyo yari nka ligne rouge. Ashimangira kandi ko uburenganzira bwo kwiga butagomba guhagarikwa kubera impaka zishingiye ku mbaraga za gisirikare cyangwa politiki. Urumva rero ubundi hari ibibazo abanyapolitike hirya no hino ku isi bashobora kugirana, ariko ntibihagarike ku rwego urwo ari rwo rwose ibikorwa runaka by'abaturage. Nubwo habaye ikibazo cy'abanyapolitike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abasirikare ba M23 n'aba FARDC n'ibiki, ariko ntabwo byahagaritse ko kurwanya Ebola bigomba kuba igikorwa gihuriweho. Ibyo ni ibintu n'urugero rwa hafi. Yego. Ntabwo ariko ibyo Francine Muyumba avuga, ndabizi neza ko ku rundi ruhande hari abantu bamubwira bati reka ziriya nyeshyamba zumve uburyo kuyobora ahantu bigendana n'inshingano, nabo babanze babijyemo bumve. Urumva, hanyuma ikindi nuko hari abantu bashobora gutinya ko iyo ari intambwe iganisha kuri kwa kwiyomora bya balkanization, kikaba igikorwa, kikaba igitekerezo abakongomani basanzwe bikanga guturuka mu myaka za 60. Baranagitinya kuko ivuze inyeshyamba ntacyo bibabwira, ariko ivuze balkanization icyakora bo iyo muri sondage yabo biyumva nkaho abaturage bo mu bice biyobowe na AFC mu 23 bakiyumvamo ibitekerezo byo gushyigikira unité, ubumwe bw'igihugu. Ubumwe bw'igihugu. Baravuga bati abenshi bariyo
bari captive, ni nkaho bafashwe bugwate ku buryo bashyigikiye ko igihugu gikuma kiri ini, urumva. ariko AFCM 23 yo iyo ikora ibyo bikorwa ni ukwereka abantu ko ishaka guhindura amateka y'imibereho muri biriya bice. Ikindi wabonye umugabo witwa nawe yitwa Lumumba, hari Jean-Jacques Lumumba, yego, aherutse gutangaza ko ngo mu nyandiko z'i Geneve bari kuvugaho, nabonye hasohotse n'itangazo rihuriweho byo kwemeranya gukomeza ibikorwa ngaruracyizere, nubwo bwose ibigaragara kuri tele atari ko bigaragara. ubu ngubu AFCM 23 ndetse na twirwaneho bafashe ibice byo mu Minembwe, urumva. Intambara irahari yo cyane muri Kivu. Nabonye n'abandi bari kwigamba ko ngo muri Fizi ngo AFCM 23 nayo haba hari ibyo yatakarije. Wabonye abantu bikoreye drone, ngo igice cya drone ngo bahanuye n'ibiki byose. Ibyo byose biba bihari, ni byerekana yuko impande zombi ziri kurasana. Wa mugabo witwa harya ni general w'abarundi umwe witwa Muzinga, nagiye kuvuga ngo Muvumba. Muzinga ngo yararurokotse muri ya hoteli, yego. Urumva ni ibintu muri iyi minsi mikeya, kandi nabyo byabaye mu gihe ibiganiro byasubukuwe, bisa naho biri no kuvugirwamo ibintu ngo byakabaye bitanga icyizere, ariko kuri field, kuri battlefield ugasanga ntabwo ariko bimeze. Ibi rero birerekana ko ugendeye kuri ibyo bya balkanization, baravuga bati abaturage bo barabihomberamo, intambara si nziza. Igihe zitanahari AFCM 23 iri kuramforce igisirikare cyayo nk'aho izahaguma, urumva. Ni ibintu rwose tutashidikajyaho, buri wese arabibona. Ndari kuvuga ku bigendanye n'imishinga ya infrastructure no kubaka inzego z'ubuyobozi. Urabizi ko mu makomine hari abashyizeho abayobozi babo, na sukomine bashyiraho abayobozi, ni ukuvuga ngo bafite guverinoma iri paralele. Ibyo byo barabifite. So abanariza uwo Jean-Jacques Lumumba yaravugaga ati aba bantu bashobora kuba barasabye, cyangwa ngo ni inyandiko zikiri ibanga, basabye ko baba bagumana ibice bafashe imyaka 8. Kuvuga rero imyaka 8, iyo uvuze imyaka 8 uhita uvuga uti barashaka kuhaguma imyaka 8. Muri iyo myaka 8 nyuma yayo bazaharekura se? Kubera ikize baharekura kandi baba bamaze kwemeza abaturage ko kuba mu bice bagenzura bitandukanye no kuba mu kindi gice. Nizo challenges twavugaga z'ubukungu n'ibiki byose, ibintu byaba bimaze kugera ku murongo. Mu myaka 8 hari legitimite runaka baba bamaze kugira ku rwego mpuzamahanga, hari ibyangombwa byabo byaba bitangiye kuba rekoni, je présume. Urumva, kubera ko izi parcours diplomatique nta nubwo zishobora kwerega n'inyeshyamba zibonetse zose. Inyeshyamba zijya gukorana ibiganiro n'abantu mu biro bikomeye, bakajya Geneve, bakajya hehe na hehe, baba bigaragaza nk'aho bateye intambwe ikomeye yo kuva mu kinyeshyamba cyangwa se mu isura y'abantu barwanira ibintu bitumvikana. Mbere na mbere ntabwo wakwicara ahantu batazi kurwanira ibintu byumvikana, nuko bafite uruvugiro. Urwo ruvugiro rero byabatwaye imbaraga nyinshi kugira ngo barugire. Iyo rero barufite aka kanya, ubahaye imyaka 8, utekereza ko rwa ruvugiro bafite n'ibyo baka muri izo nyandiko mu myaka 8 byaba bimaze gutanga umusaruro ugana iki? Muri iyo myaka 8 nibwo iyi projet bamwe bavuga bati ishobora kuba ari balkanization. Ndetse ko balkanization no gutanya igihugu ahantu hakigenga, nk'ibyari byarabaye muri Katanga nyuma ya independence, hahise haba guerre de sécession cyangwa se yo kwiyomora. Sina Katanga gusa na Kasai yahise kurikiraho. Urumva, ibyo abakongomani barabizi uko byasaga, uretse ko byaje kurangira bise biburizwamo. Ariko Katanga na Kasai byarabigerageje kandi bisa naho bibigezeho, bishyigikiwe nande na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ababiligi. Ababiligi rero aka kanya aho bitandukaniye nuko Ababiligi bari ku rwego bigaragaje nk'abari ku ruhande
rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. uyu mujyi urimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama-accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Uyu Jean-Jacques Murumba rero Jean-Jacques ni Rumumba uvuga ngo AFC yabiri gusaba ko yagumana hari ahantu imyaka 8, urumva aribo bahakontrola ngo nyuma bazivange, sinzi uko bazivanga n'ibiki byose bizabaho nyuma. Ariko ntekereza ko umuntu wese uzi ubwenge yaba yarabonye abantu barubatse amateme, barubatse ibigo by'amashuri bishyashya, barakoze amakaburimbo, reka sinakubwira barashyizeho n'intuza ingomero z'amashanyarazi n'ibiki byose, ahantu hari ibyara abantu batazi ko hagera y'amashanyarazi bagatangira kuhabona. Ngo umbwire ngo nyuma y'imyaka 8 bararangije gukora ibyo ngibyo ngo nibwo bahaba. Ikindi baba baragaragaje ubushobozi bwabo bwo kuhayobora ugereranyije na guverinoma. Nibyo rero ndi kuvunda kubwiraga, ni ikigaragara yuko iyo myaka 8 baramutse bayihawe, umuntu ashatse yahita birebera no mu by'imyaka, nukuvuga ngo bayibahaye aka kanya tayari mu myaka 2 Tshisekedi manda ye yabirangiye. Yego, akaba asigaye 6. Iyindi ya 3 ari gusaba izatera ibibazo bikomeye by'akaduruvayo, nayo yabe yarangiye iramutse yemewe, nayo yakwemerwa nayo ikaba irangiye, hagahita hazaho umuntu wundi waza agasanga baramaze gusekiriza. Yego, akisanga nta choice afite kujya kubiga manevre zabo, kujya kugira ute byamugora. Zaba ari n'inyeshyamba zimaze kubaka izina muri aka karere, koko niba zaraje zigakubitwa. Reka turebe bimwe mu bintu bisigaye byatuma hari ahantu hitwa igihugu. Ikintu cya mbere gikomeye ni ukudefinisa imbibi. Uretse ko kidakomeye cyane, niba leta yaravuze ngo ibintu bituruka aha biza iwacu, reka nazo zaravuze ngo dushyizeho imipaka ku bantu baturuka aha kubera Ebola. Iyo mipaka hari aho iri defini,
ariko hari n'ahandi henshi itari defini ishobora no kwiyongera kuko nyine intambara itarahagarara no kwiyongera rero ibyo ngibyo nibyo ndi kukubwira bibura yego ntabwo abantu bazi aho bakureminga ngo nahangane iki urumva kandi kugira ngo igihugu kibe igihugu niyo wavuga ngo urashaka kuyigira ngo leta yigenga niyo leta igomba kuba ifite imbibi ziri bien defini yego bivuga ngo tuva aha tugana aha ikarita yacu dore ni iyi dufite superfisi ingana uku ibyo ntibirakunda urumva guverinoma yo barayifite kuko ikibura ni ukuvuga ngo ni minisitiri ushinzwe ibi n'ibi ariko bafite abandi ba ofisiye babikurikirana ntabwo Corneille Nangaa nabo ayoborana nabo bambona impana abandi bose ari bo bantu wavuga ngo bayobewe kwigabanya imirimo ubu bagiyeho bose bateranye umugaba w'ingabo ibyo by'igisirikare tubishyire ku ruhande byo bifite nyirabyo turabizi urumva ariko muri iyo mirimo yose iki kibazo cya edikasiyo n'indi uri guhangana nacyo ntabwo bakitura bo bafite umuntu ugomba kubireba niba ari Rene ubwo ni Rene niba ari Rene harya yitwa abandi Rene abandi ukavuga uti ibi ni ibya Rene bafite buriya byanga bikunda muri bo barabizi ushinzwe ibi niyo mpamvu nkubwira ngo ni nk'aho ari guverinoma hari n'abakoresha iyo ntuza bakoresha iyo terime kuko baravuga bati bakunda kuvuga repubulika ya Kivu oya repubulika ya Kivu nawe warangije gushyiraho point finale ibyo bintu ko biharira kuva za Butembo kuzamuka za Beni na Bunia niho imipaka yawe yaba ihurira mu burasirazuba bushyira amajyepfo ibintu nk'ibyo ngibyo abantu erega barabivuga ngira ngo hari n'abacurishije ibendera n'indirimbo zirahari biraho indirimbo yubahiriza igihugu biriya rero igihugu iyo kimara biriya ni ibyo gutera amabuye mu gihuru ngo urebe bizaturukayo oya na ntuzi ubwe yarabigize Julian Assange 2009 agishushanya kugera kuri rake Rwicanzige ibya Julian Assange nyine bya Wikileaks bishobora kuza birofreta ko icyo kintu nyine gisanzwe gihari ariko ntabwo idarapo wabonye kuri za social media oya ntabwo makemeza nanjye ko ari ryo ariko imbibi yaciye nazo ubwazo biriya ni ibintu bikorwa kugira ngo bitegure abantu mu mutwe urumva ariko buri gihe siko ibyanditswe cyangwa se ibyavuzwe buri gihe plan ntabwo ariko iza kuba execute à 100% sibyo ibyo byo ndabyemera gutyo nk'ihame aba bagabo berekanye ko hari ibintu bashoboye gushyira ku murongo berekana ko bafite mbere na mbere n'ubwo bushobozi bwo kwigizayo leta uretse ko rimwe na rimwe ubu natekereza ko harimo collaboration n'abandi bantu yego urugamba rwo muri Goma rwari rukaze ariko nk'ibukavu ntabwo barwanya ibintu bya atari bahageze abantu bagiye nabigoma kandi abantu benshi babaga baritayarinze bataye ntuza bataye amapozisiyo yabo abantu bakurikirana cyane bazakurikirane n'uwitwa Mayele wari chef d'état major mu gihe cyo guhirika Mobutu agiye kurira indege yaramubwiye ati nuko Mobutu we yari anirwariye anarakaye cyane ariko yamenye ibyo ngo Mayele arimo umugore we niwe wamubwiye ati c'est ainsi que vous nous remerciez ngusha mudushimiye ati icyo gihe iyo ndege yari igiye muri ni y'inyiturano duhaye abantu ntabwo bari bazi icyo avuze kuko Kinshasa ntabwo yari yagafashwe n'ibiki byose Mayele yagiye kwicirwa muri ntuza muri bamutumyeho gato hari inama yari yabaye y'abajenerali we ntiyayitumirwamo umuntu umwe aramubwira ati ariko hari inama yabaye kandi ntabwo bagutumiye uri chef d'état major ibyo bintu bisobanuye iki ajya kubibaza uwari undi muntu wari ukuriye abarinda perezida niwe wamuhamagaye muri camp kwinjirayo ntiyasohotseyo bivuga ko yashobora kuba yaranishwe n'umuhungu wa Mobutu arangije bavugira ku cyombo aravuga ngo papa la mission est accomplie urumva ibyo mbizanyemo gato kugira ngo mbakumbuze nimba mukurikira TPC talks tubatamo utuntu nk'utwo ngutwo gake gake ariko ikintu cyumvikanamo aho ngaho ni uko rimwe na rimwe bimwe mu bintu biba ku ihirima ry'ubutegetsi cyangwa se kuri balkanization aho byagiye biba hose haba harimo collaboration cyangwa se n'akagambane urumva
ku buryo rero rimwe na rimwe iyo ugiye gusesengura ubwiru bw'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wibaza niba nk'iki cyemezo cyafashwe ku mashuri ataba ari ikimenyetso cyo kuvuga ngo ngaho mutangira imyitozo yo kuba yo kwigenga. Iyi script ubwayo isa nkaho ushobora kuyisoma ejo ibyo wasomye ukabona ibi binyomoza, ibi bicurika. Yego. Bibaho, ariko nyine n'ubundi twebwe twaje numvise umuntu wavuze akantu, umunyamakuru ngo ni umuntu ubaho ubuzima bwe bwose avuga 90% by'ibintu avuga, ngo 50% by'ibintu avuga ni ibintu atazi. Baravuga ngo 1/2 cy'ubuzima bw'umunyamakuru akimara avuga ibintu atazi. Hanyuma ikindi 1/2 cy'umunyamakuru, 1/2 cy'ubuzima bw'umunyamakuru akakimara acecetse ibintu azi, ahangana no kutavuga ibintu azi. Nanone urumva mutokozi mukuru dukora n'ahandi hantu niwe wari uri kuvuga ati akazi gakomeye k'umunyamakuru ni ukwirinda kuvuga ibintu uko abizi. Umunyamakuru ariko muzima ko rimwe na rimwe wize ikibuga hari igihe nyine uvuga uti hari ibyo navuga hari n'ibyo ntavuga, kuko uze nawe hari ibyo kuvuga utazi. Njyewe se ninde wakubwiye ko ndi umunyamakuru muzima ni ku ruhe rwego? Muzima ariko iyo njyewe ibyo ngibyo ahangaha ndi mu byo ntazi, njyewe ndi mu byo ntazi. Ni nayo mpamvu mba ndi kuvuga nti abazi ibindi birenze ibi banyunganire, kuko mbere na mbere ndi muto, hari ibintu ntasobanukiwe neza. Ariko ibintu bya Julian Assange bya 2009 mbikomojeho mu kanya numva ntubyumvise neza, ariko ntabwo ari uko ntabyumvise neza. Script yakoze umwandiko uyirebye uko biri kugenda biragenda bifata isura yabihaye. Bizageraho uzongera ubisome neza. Hari ibintu bitaga petit nord mu Telegram bohererezanyaga iyo ngiyo na Grand Nord, ubwo ni Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, bo niko babyitaga muri kode zabo. Ubona bigenda bifata umwandiko gusa, n'uwo mwandiko ushobora guhinduka bitewe n'uko byagiye hanze mbere y'uko. Ni byo rero ndi kukubwira ngo iyo bakubwiye ngo abantu bafashe Uvira, itangazo riza ribakuramo ariko ribageza mu birometero 70. Aho muri ibyo birometero 70 ho barahemerewe? Nibyo bisa naho bishatse kuvuga murekure Uvira mujye mu birometero 70. Ntabwo ari murekure Uvira muve n'ahandi mwari muri. Oya, yego, mujye mu birometero 70 uvuye Uvira. Kandi abubashye iryo tegeko, ngo ngende igiti tegeko, unababwiye ngo musubire ahandi. Uwabibabwiye byatumye muva muri Uvira yababwira n'ibindi mukajya ahandi, kuko uwo nguwo ni nawe waba warababwiye ati muri 2013 ati murekure umujyi. Iki ntabwo ari cyo gihe. Igihe nikigera gufata umujyi biravunana, habayemo ibitambo by'amaraso. Ntabwo kurekura ibintu wafashe ubeneye amaraso biba byoroshye, ariko hari umugenga. Niba ari uko rero byagenwe, hensi swatire. Amena. Je vous remercie. Tereza uramuke. Wirirwe. Ujaga ubwo bwije nabyumvaga mu magambo ko bwije buranyiranye. Wirirwe. Buranyiranye. Mwaramutse mwiriwe. Byose kubera ko abantu babadukurikiye baba bari mu mpande zose z'isi. Harimo wadukurikira ubwo akavuga nkubwiye ngo mwirirwe kubera ko turi ku manywa, akavuga ati mwirirwe kandi tugiye kuryama. Yego. Niba udukurikira utarakoze subscribe ubikore, ntacyo bisaba, n'ubuntu. N'ubundi niba wageze aha ngaha aho gisorejwe nuko ubwo wakirebye, ubwo kandi ubwo waryohewe, dukurikire rero uzaryoherwe n'ibindi. Nitwa Trésor Pierre Chanel, Imana ibamere. Nawe twifurije kugira umugisha. Bye. Mwiriwe boss,
mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze? Ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano, waza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu, ariko hariya hari ikibanza, na hari haruguru ikibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hano hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 43 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo.